Yesu ashimwe bakundwa ba Kristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Umwami w'amahoro n'abarinde kandi abarindire mu mbaraga ze nyinshi. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo rito cyane riboneka mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, umurongo wa 19. Pawulo yamwandikiye abona yuko hari ukwizera kwa bamwe kwari kwarubitse kwizera kw'abandi bituma bava mu byizerwa, mu gihe hari abigisha bamwe muri icyo gihe cya Pawulo bagendaga babwira abantu bakijijwe ndetse bakababwira ngo burya buribeshya umuzuko wamaze kubaho. Pawulo yandikira Timoteyo arangije aramubwira ati ntibababeshye, aramubwira ngo urufatiro ruracyahagaze, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditseho ibi ngo Uwiteka azabe, kandi rwanditseho ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Buri muntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ni ukuvuga ngo urufatiro rw'Imana na n'iyi saha ubu tuvugana ruracyahagaze. Ariko se hariho iki? Handitseho yuko Uwiteka azabe. Icyo ni kimwe. Si ibyo byanditseho gusa, ahubwo hananditseho ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Minsi y'imperuka niyo twasohoyemo, kwizera ni kwinshi, ndetse intore zimwe birashoboka yuko zayoba, ariko nagira ngo mbabwire ngo urufatiro ruracyahagaze. Mu Byahishuwe igice cya 12 batubwira uburyo itorero cyangwa se uwo mugore ngo ahabwa amababa yo kuguruka kugira ngo ajye ahantu yateguriwe, azagaburirirwa, azarindirwa ibihe Imana yategetse. Ni ukuvuga ngo mu Kristo mwene data wowe usenga, menya ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditseho yuko Uwiteka azabe. Kandi niba warahisemo kuvuga izina ry'Uwiteka, ukaba warahisemo gukorera Uwiteka, urufatiro rwanditseho itangazo rivuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ibyo waba ucamo byose, ibyo waba ukora byose, ibigeragezo byose waba uri gucamo, umenye yuko numenye ibyo byanditse ku rufatiro, icyo gihe uzaba uri mu bana b'Imana kandi uzahabwa amababa yo kugira ngo uguruke ugere hahandi Imana yateguriye abayikunda, hahandi itorero ririndiwe, hahandi umwanzi atabasha kugera, hahandi uzagaburirirwa, hahandi uzarindirwa kugera ku kugaruka k'umwami wacu Yesu. Icyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni Jesus Army, mwari kumwe na Pastor Deo. Ndabakunda, tuzajyane mu ijuru. Narakijijwe kugira ngo n'abandi bakizwe.